Nitwa Pastor Pst.MPYISI, aba umupatoro mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Reka tubanze dushima Imana. Turagushimira Nyagasani kuko duhaye akanya ko kuba hamwe n'aba bahungu ngo tuganire bike mu byerekeye amateka y'isi, ariko cyane cyane amateka y'isi igiye kurema nshya. Ku isi atari iwacu ni mu isi izaba yagizwe nshya. Duhe Nyagasani gufashwa no kumenya ibyaha bituma twitegura ibyahazaza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor, dutangira rero ikiganiro, uri umwe mu banyarwanda bafite amateka yihariye binajyanye n'imyaka umaze ndetse n'inshingano wagiye ugira mu gihugu. Reka muri make tunyureremo amateka yawe kuko hari abayavuga rimwe na rimwe bakayavuga uko atari, hari n'abazayavuga bakayavuga uko atari. Pastor Pst.MPYISI yavutse ryari, yavukiye he, ni muntu ki muri rusange? Yego, ni koko ni byiza nk'uko bivuze. Hariho bazaba mu myaka izaza ntakiriho bazaba bayavuga uko atari, bakagira tibagira ubanyomoza, tibagira uwo babaza. Ariko ni byiza kuyabaza umuntu akiriho, haba hari icyo batumvise bakagisiganuza. Navutse mu 1922, mvukira ahahoze ari hafi y'umurwa w'Umwami Nyanza. Wacu hakaba hari ku musozi witwa Gishike cyangwa, kuko hari hatuye abantu bafite igisekuruza gikomoka kwa mukobwa, turi abakobwa ariko mu bwoko turi abanyiginya. Icyo gihe rero nta madini yariho, hariho make cyane y'Abaporoso n'Abagatolika. N'Abadiventisti nibwo bari batangiye kuza. Mbese navutse nkurikira amadini ari yakigera mu Rwanda yazanywe n'abazungu. Ubundi umwana iyo yacaga akenge yagaciraga mu nka, aragiye inka, akaba umushumba, akamenya iby'inka, akaba intwari mu nka, akaba umusirikare mu nka, akaba umwana mubi cyangwa mwiza mu nka, kuko inka nizo zari ubutunzi bw'u Rwanda. Abanyarwanda bavugaga yuko inkingi z'u Rwanda ari eshatu. Inkingi ya mbere ni Imana. Abanyarwanda bari bazi Imana, abazungu bataraza kwiriho, ariko batazi iyo ariyo, n'abazungu ntibazi iyo ariyo. Imana imenywa n'ababaya bayo, ikabibwira. Utemeye kuba uwayo azafata yimenye. Bati inkingi z'u Rwanda ni eshatu: ni Imana, n'inka, n'ingoma. Ibintu bitatu. Imana, bakamenya Imana, ntibayubahe kuko batayizi, ariko bazi kuriho. Bati niyo itubeshejeho. Bararaguzaga bagaterekera mu buryo bwo kwizera kwabo. Ibintu byananirana bati hasigayeho Imana. Wababaza utese iyo Mana ni iyihe? Baturi indondogozi, ntawe uyimenya, ariko iriho. N'abagira iki bigeze kubaka urusengero barwandikaho ngo n'urw'Imana itamenywa, n'urw'Imana itamenywa.
pawulo araza arabigisha babwira iyo mana bari bagiye kumufunga barayizera. Mvukira rero muri ibyo ngibyo nanjye ifite imana y'abasogokuru n'abadata. Hari ku ngoma y'uhe mwami? Hari ku ngoma y'uhe mwami? Hari ku ngoma y'umwami Musinga Arudahigwa sore. Kuko navutse muri 22 yego hari ku ngoma ya Musinga. Navutse muri 22 Musinga bamucira ikamembe muri 31. Ngirukana n'ingoma ya Rudahigwa yimye muri 31 baciye se. Mvukira aho ngaho rero muri ibyo. Kubahe babyeyi? Kubahe babyeyi? Ababyeyi banyu bari abahe? Data yitwaga Rutarira, mama akitwa Nyirankebya. Mama yari umwegakazi, data akaba umunyiginya. Nuko amashuri abanza muyigahe rero? Noneho rero mbyirukira muri ibyo. Nkubwiye ko nahuriranye n'abazungu bazanye iby'amashuri n'amadini yabo. Hafi y'iwacu rero nagiye mushaka kwimenyera ubwenge ngo nzaba umukarani w'abazungu. Bakigisha iby'Imana ariko nkabijyamo ikindi mari Imana ya data. Nzi kwiriho bakanyigisha ibyo ariyo nkabyumva ariko ari ukumvirana. Njya niyo mu idini y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Amashuri atangira uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nyigira ahantu hitwa Rwamwata hafi y'iwacu. Akurikiyeho uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu nyigira mu misiyoni Gitwe ngakubita urugendo rurerure hari kilometero 17. Ngahora njyayo ubundi ngacumbika. Abantu bagiraga neza bakagucumbikira batakuzi. Nuko ngacumbika ubundi ngataha niga amashuri atangira aho ngaho andi nyigira Igitwe. Ndakomeza niga uwa gatandatu n'uwa karindwi n'uwa munani. Nabatijwe muri 34. Nitwa Ezra Mpyisi. Mbabaye umudivantiste. Ndangije amashuri bampa kwigisha ku ishuri ry'iwacu ariyo banshubije igihe gito imyaka wa 4 n'uwa 5 ko nari ndangije uwa 8. Ariko bukeye banshagurira mu misiyoni yo kuri Ngoma ku Kivu ku Kibuye. Njyanwayo nuko narwaye malaria njya kwivuza twari tuhafite ibitaro. Mpaguma ntyo mba mwarimu waho. Ibitaro by'Abadivantisiti? By'Abadivantisiti. Narongoye ariyo ndi ariko ndagaruka ndongora umukobwa wacu i Nyanza. Yitwaga nde? Yitwaga Tamari Mukabatsinda. Mwari mwarakundanye igihe se? Oya ibyo ntibyabagaho kera barakurangiraga ukajya kumureba ukamurongora nta kundi nta tugakundana tutahuye ngo tuganire. Ntabwo twigeze duhura. Nagiyeyo gusa ndamutungura ndamureba gusa turarebana gusa. Nuko ukeye ndarongora. Wari ufite imyaka ingahe pastor? Weze sicyo gituma se muhura mukaganira nyuma ugasogongera. Ngo namwe n'amajyambere murakora ishyano. Igituma se mutarongora suko muba mwaramaze kurongora kandi mutararongora. Gusogongera. Gusogongera. Icyo gihe ubwo wari ufite imyaka ingahe?
20 ntitwamaraga iminsi umukobwa we yari amaze 16 ariko turubaka turubaho ariko twaje kugira ibyago arapfa. Mwari mubyaranye kangahe? Umwana umwe ariko nawe amaze imyaka 8 arapfa. Nuko nigumiraho hari mu gihe cya Rusagayura, nuko nigumiraho ukeye ndongera nshaka undi mukobwa niho ndamurongora, niwe twabyaranye abana dufite tubyarana abana 10 9 batatu barapfuye hasigaye 6. Amazina yabo mwayatubwira? Uyu mfura yarapfuye nawe yitwaga Ngarambe, umukurikira akitwa Bayingana ariho turi kumwe no umukurikira akitwa Yunisi Mukarumongi yarongowe n'umupasitoro wo muri Tanzania. Umukurikira akitwa Rutayisire Esiri nawe turi kumwe no bafite abana bose. Akurikirwa n'uwitwa Paul Rutajoga yarapfuye nawe. Agakurikirwa n'uwitwa Rudasingwa aba muri Amerika ariko yaje kuturamutsa. Akurikirwa n'uwitwa Jerome aba muri Canada. Agakurikirwa n'uwitwa umuhererezi witwa Edison Rurangwa arakora muri Banki ya Afurika. Rimi Gitwe njya gukora mu biro by'ahakuru ha Union. Union ni ukuvuga ahari umukuru utegeka u Rwanda n'u Burundi na Kongo mu itorero ryacu. Bukeye nkomeza kuba mwarimu, bukeye bantorera kujya kwiga muri kaminuza iby'ubupasitoro mu 1960. Ariko hagati aho ndi Gitwe bigeze kuntorera kujya kwigisha muri Kongo muri Kasai. Nagiye 53 nahawe ubupasitoro muri 51. Banyuko bari bataravuka kera rwose. Nuko bantorera kujya kwiga ubupasitoro muri kaminuza y'Abadivantiste muri Zimbabwe ahitwa Sorusi. Nije Mudivantiste wa mbere mu Rwanda n'u Burundi na Kongo wabonye icyete cya kaminuza mu buteoloji. Ndangije oya tukiri mu Rwanda baje kuntorera kujya mu nama nkuru y'igihugu. Uko byagenze Rudahigwa yariho ari ku rugamba ashaka ku Rwanda rugira ubwigenge. Afurika yose yari yahagurutse. Mu bya politike yakoranaga na Rwagasore w'i Burundi na Waruko na Rumumba wo muri Kongo na Kabaka wo muri Uganda. Ibi bihugu byo muri Central Africa. Uko ari 3 barishwe bazira independence. Rudahigwa avuye mu gusura ibihugu by'Uburayi abonanye n'abandi bayobozi ba Afurika benshi bashaka independence bose. Araza ati narafuditse nabaye umwami w'ubwoko, kandi umwami ntiyagiraga ubwoko. Iyo yabaga umwami yabaga atakigize ubwoko, yabaga abaye uwa rubanda rwose nta bwoko, kuko agize ubwoko yabera.
akitwa umwami, akitwa umunyarwanda w'abanyarwanda bose. Ati none idini yanjye ni gatulika, gatulika niyo natonesheje inama nkuru y'igihugu irimo abagatulika gusa. Abagatulika nibo bategeka igihugu, nta wundi w'idini, nta mwisilamu, nta muporoso, nta mudivantisiti. Mu nama nkuru y'igihugu ni abagatulika gusa, abapadiri n'abatware n'abandi. None ubu ngubu nshiye iteka idini yose igire uyihagarariye mu nama nkuru y'igihugu. Abwira abanyamadini ngo batora ababahagararira, babarije batora kujya kuba. Ariko ntitwagendaga ngo tuhabe, inama yajyagamo nka 3 mu mwaka, ikamaramo nk'ukwezi, yarangira tugasubira mu mirimo yacu. Mba mu nama ya Rudahigwa igihugu, turahuzurira nkajyamo inama twiherereye, ibyo ntabasha kuvugira muri rubanda nkabimubwira. Nicyo cyatumye yari yaratoye Kigeli ko ari uzamusimbura. Aramubwira ati nindamuka natanze uzagumane uriya mupasitori abe bugufi bwawe angira inama. Nicyo cyatumye Kigeli twakomeje kubana, tubana i Nairobi turi impunzi twese. Ahamererwa nabi, nta kimufasha, dushaka uburyo umujyana muri Amerika. Tugezeyo kugira ngo abonane n'Abamerika babwire ikibazo cy'independence mukuru we yapfuye atayigezeho, arakomeje. Nanone nawe Ababiligi baramwanze, ndetse bamuciriye hanze nk'uko baciye se. Yabaye impunzi, tubura icumbi, jya ku ibukuru bw'Abadivantisiti umunsi wa 7 ni muri Washington, niho twari twagiye. Nkahurira n'abazungu twakoranye mu Rwanda no Burundi no muri Kongo no muri Tanzania na Kenya na Uganda. Ndabibatekerereza, bebera kucumbikira Kigeli. Ati turamuha icumbi hoteli ya cyami kugeza ubwo Abamerika bazamwakira. Nuko musiga muri hoteli ya cyami, garuka ku bupasitoro i Nairobi. Aguma muri Amerika ryo. Baramucumbikira, buke Amerika iramwakira, aba impunzi. Nyakubahwa Kagame yajyaga mu ntumaho turi mu Rwanda hangaha. Agutumaho avuga ngo iki? Amusaba ngo aza, ati watashye ko twatashye. Undi ati iki? Ati uri umwami, nanjye ndi umwami. Burya perezida mu Kinyarwanda ni umwami. Ati none se tuzaba abami babiri mu Rwanda sha? Ntabwo nkugira inama ngo uve ku ntebe nyigeho, oya. Kuko wowe ntiwimitswe, wagiyeho ku muheto. Ntiwarwanye n'abazungu, jye narwanye n'abazungu. Independence bayiha abatayatse. Nicyo gituma u Rwanda n'ubu rufite ibibazo. Ni kuko abavugaga bati ntitushaka independence, turashaka kwigumira uko mwadutekaga, ariko mutwicira umututsi, twebwe Abahutu dutegekane namwe kugeza aho muzashakira. Ni ukuri, niko Kayibanda yavugaga nabe. Ibintu bigiye gupfa, independence bayitanze bayiha abo ngabo. Abayirwaniye barapfuye, abandi ari impunzi. Iki kibazo
waje kuva i Nairobi uterera ugaruka mu Rwanda? Sinabashije kugaruka mu Rwanda mvuye kwiga Sorusi, kuko nagiye muri 60 59 nubwo Rudahigwa yatanze duhinduka impunzi dutyo. Na Kigeli nawe ahinduka impunzi, twaramwe imitsi yarimye ariko ntiyategetse. Nuko independence iratangwa, ihabwa abatayishakaga, bayifata nabi. N'ubu icyo kibazo kiracyariho hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Yahawe abatayishakaga. Iryo kosa Loni yakoze, yari yaravuze ngo bazabanza bacyure impunzi babone kuyitanga. Ariko Kayibanda nawe bayimuha mu buryo bahannye Ababiligi. Ababiligi bari bagifite ubutegetsi. Bukeye bahamagara Kayibanda, yari ariho ategekana n'Ababiligi, bati turashaka kuko independence. Wa wundi wavugaga ngo ntayishaka bazategeke kugeza aho bashakiye, ntibamuhamagarana n'Ababiligi, bamuhamagara wenyine. Independence iraryoshye, ati nimuyime. Arahinduye, icyo yangaga aracyakiriye. Hari uwari i Bujumbura agiye kumva yumva Kayibanda yatangaje independence i Kigali. Afata helicopter, ati Kayiba, ati bitesha niko twasezeranye, ati jya kubaza Loni yuko nayibasabye, bahanjumiye batakira. Yagaze kuvuga iki ko ndi umunyarwanda. Ese ubwo bayimuhaga atayisabye ngo ibamarire ikibo ubwabo bari bagamije kunguka iki? Aho niho habaye urujijo, ariko n'Imana yashatse guhana Umubirigi. Wemeye kwica Umututsi ngo azagume ku butegetsi, aramwica ashyiraho Umuhutu nawe aramuhannye. Umva uko Imana ihanasha indirectly. Nuko hari uramureba arashoberwa, aragenda hambira utwarataha. Independence iboneka ityo. Hanyuma rero inkotanyi ziraza, ntizarwanye n'Umubirigi, zarwanye n'Umunyarwanda, warwanye n'Umunyarwanda, Umuhutu n'Umututsi. Umututsi aracyakurikiye rya rindi rya mbere, independence nyayo ya bose. None se Habyarimana ko yaje independence ntiyabose, si yabose se? Abahutu ntibayirimo. Imbaga y'inyabutatu ijya mbere, yavugaga umutwe Umuhutu Umututsi, ngo Rudahigwa yavugaga. Bo barabihindura ibi y'Umuhutu. Mujye mwirinda kugira amafuti, barayageze, barayibona, amaherezo baratsindwa. Abaje babandi bavuga uko Rudahigwa yavugaga, independence bayinjizamo bose, n'ababarasaga. Ngaya amateka noneho, ngaya amateka y'u Rwanda kuri gi. Twari tukiri kuri wowe amateka yawe. Noneho kuri gi rero, yego, Kigeli mugejeje muri Amerika, ngaruka mu murimo wanjye i Nairobi, nkomeza kuba pastor wa Nairobi Central Church. Nije mwirabura wayiyoboye, ubundi yayoborwaga n'abazungu, y'Abadivantiste, nyobora imyaka isaga 8. Nkomeza niyo bukeye ndahava njya muri Uganda, ndahava njya muri Tanzania, ndongera nsubira muri Kenya. 92 njya mu kiruhuko cy'izabukuru, ndi muri Kenya. Abana banjye bari mu mashuri, abandi bararangije. Nuko muri 97 nibwo natashye, ngaruka i Kigali mu independence ya bose, ya Kagame n'inkotanyi ze.
ko ngaruka mu Rwanda niyo none ubundi mu kiruhuko ariko aho ngiriye mu kiruhuko na mbere ntabwo nanyurwaga na Bibiliya ngere ku mateka yanjye nyamateka nasomaga Bibiliya sinumva ibyo ari byo kandi wari pasiteri ndi pasitori narari kwiza imyaka 4 muri kaminuza waranayoboye ayo matorero yose narayoboye amatorero imyaka narigishije abapasitori nigiye wahanze ishuri ry'ubupasitori muri Tanzania no muri Kenya ubundi bajyaga kwigira Uganda urabyumva nigisha abapasitori ariko ubigisha ibyo utumva mbaho ubupasitori ariko ibyananiye nifuza kumenya nkagenda nkumva simbyumva nkomeza niho nabitangiriye Nairobi ibindimo bati mpyisi yarasaze nitwa umusazi nitwa umuntu umusaza wajijwe ubu niko banyita kandi ari jye wajijutse abayobora Bibiliya Bible Society b'abaporoso n'abandi bagiye bavuga ibyo abantu bakomeye bavuze ngo igihe Bibiliya utayihaye urumva kwiha iryo jambo ntabwo sinzi ko muryumva ngo igihe Bibiliya utayihaye ntuzapfa uyimenye kwiha ni iki nta muntu ubigutoje nta muntu uguhase urayiha iyo wihaye ikintu ubaye uwacyo nacyo kibaye icyawe iryo jambo kwiha nimwumve mu Baroma 6:16 ubwo ngeze ku mateka ya Mpyisi ibindi byose byaraye isi navugaga Abaroma 6:16 ariko Imana ishimwe 6:16 ntimuzi yuko umva icyo Bibiliya ivuga ntimuzi yuko mwihaye mukigira imbata zo kumwumvira muri abuwo iyo wihaye Imana ukiha igitabo cyayo kibi cyawe nawe ukaba wacyo ubu w'Imana nawe Imana ikaba iyawe nibwo umenya Bibiliya icyo wihaye ntawuguhase ugikunda urukundo rutareguka uhora ugifitiye inzara n'inyota bwo kukimenya bwo kugishaka iyo dushingira turavuga ngo umugabo n'umugore babaye umubiri umwe tuba tubeshya babaye umubiri umwe iyo umugore amwihaye n'umuhungu umukobwa akakwiha nawe ukamwiha ukamukunda ntawe umugukundishije akagukunda ntawe umuhase ngurwo urukundo rw'Imana kwiha nanjye igihe cyarageze niha icyo gitabo ndagisoma ngiha umwanya n'uyu munsi ntawe unkoresha ariko ndyama mu gicuku nkabyuka mu gicuku nkabura ibitozi yirarikiye ngo uwo muntu ukimenya kandi ukimenya niwe umenya Imana kandi ukimenya niwe ugira kwiyegurira Imana ntakora icyaha kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu nubwo apfuye akazazuka akabona ubugingo buhoraho
Pastor, ngendeye ku myaka mwatubwiye mufite ni hafi imyaka 100. Ni 98. None abiki gihe bafite intera ivuga iti nubundi nta myaka 100. Bafite ukuri. Imyaka 100 iyo wihaye Imana nta musore abanyarwanda bacu umugani ngo ukiza ubusore agira ate araburata arabubagira muzi iryo jambo icyo rivuze kuko ubusore bugukoresha ishyano pe nanjye ndabwibuka nakoze ishyano akoze irihe shyano ngo ukiza ubusore agira ate arabubagira agashima imugejejeho ibumukijije iyo wihaye Yesu ubusore urabutsinda iyo wihaye Yesu ubusaza urabutsinda none abavuga ko nta myaka 100 arabajya bava ngo nta myaka 100 tuzamara bati muri hano ubundi nta myaka babirirwa barakuremye se ngo nta myaka 100 muzamara ubibwirwa n'iki ninde wabikubwiye iyi ngiyi umaze wari uzi kuzayimara ngo nta myaka 100 iyo amaze se yayihawe nandi ufite umuremyi wawe niwe uzi igihe uzapfira wowe ntubizi iyo ufite Yesu unesha ibibi byo mu busaza ukanesha ibibi byo mu busore niyo sinzi nta wundi agakirwa agakiza akabonerwamo ngicyo rero ikintu nihaye icyo gitabo ubu ndakimenya nkifuza ko nahora nkivuga nkabona nabo nkibwira. Pastor, watubwiye rero muri makeya muri icyo gihe cyo hambere uburyo abo bategetsi bari babayeho abo bami nari pasitoro w'igihembo none shaka ukuntu niberaho ndi uw'isi ngakora iby'ab'isi ariko ngakora n'iby'ijuru Satani ntiyanga imvange. Satani ashaka ku busore bwawe uvanga n'ubusaza bwawe ukavanga iby'isi, ariko iyo uri umusore utandukanye iby'isi n'iby'ijuru ufite Yesu uri umusaza ugatandukanya iby'isi n'ijuru. Abandi baravuga ngo nzemera Imana nakiza umusore undi nawe ngo nzaba uw'Imana nabaye umusaza washaje, ariko muri Yesu nta musore nta musaza. None Pastor, muri iki gihe hari igihe abantu babaho batavuga rumwe mu bya politiki, batavuga rumwe hanyuma umwe akita undi ngo ni umwanzi we kuko batumva ibintu kimwe. Kera byabagaho Satani ntiyariho se Satani yagutanze kubaho kandi uzana kwica ni Satani. Byabagaho ariko ntibyari byinshi nka none. Uko isi twegereza iherezo ryayo niko bikara. Gusambana byari biriho, byari nka none none utwangavu ingimbi turatera utwangavu ni ibihumbi. Kera byabagaho gutwita byabagaho ariko 2 mu ijana 3 mu ijana, none ni 90 mu ijana batwita. Niko bigiye kurushaho kuba bibi. Corona yariho icyorezo cyari kiriho ariko ntabwo cyari kimeze nk'icya corona. Haterwaga igihugu kimwe ikindi kikaba kizima. Corona yateye isi yose, urahungira he?
n'iki kintu namenye Bibiliya imbwira. Ibyo rero bikagaragaza ko isi igiye gushira. Iyi korona yaje ni twebwe twayihamagaye kubera ibi dukora birenze urugero. Imana iti nimusigeho tukanga. Ingaruka y'ibibi nusamba ntuzarwara sida, niwiba uzafatwa ukubitwe. Iyo wibye se polisi akagukubita ibiboko niwe ugukubita, niwe wikubita kuko utariba ntiyajyaga kugufata. Iki cyo Bibiliya inyereka. Murarwana kubibasiga isi yashize. Ubwo rero hakaba hakwiriye gutunganira Imana kuko isi igiye kurimbuka irimburanwe n'abanyabibi. Ntabwo Imana yagira ikosa ngo ijyane icyaha mu ijuru, ariko twebweho tugira ikosa ukagabira uzakukuraho. Cyo bituma barwana, ukagira prime minister wawe ukamuha intebe kandi akaba ari uzagukuraho akakwica ndetse. Siko biri se? Pastor, urimo uravuga ngo isi igiye kurangira kandi twakuze twumva ngo igiye kurangira, nawe ibyo ari byo byose wajyaga wumva ko igiye kurangira. Ibyo bintu uko bihora bivugwa amaherezo yabyo azaba yaje. Natangiye ndirimba ngo Yesu ageze ku irembo. N'ubu ndacyaririmba ngo ageze he. Imana rero ntimuyizi. Imyaka ibarwa n'abapfa. Ngo umwaka umwe ni nk'umunsi umwe ku Mana. Iyo ni imvugo yacu. Ariko reka mbabaze ndebe ko mwumvise ibyo navuze. Ni iki kinyemeza ko igiye kurangira? Ko ntabizi, ko ntari Imana. Kuki mvuga ngo igiye kurangira? Yaravuze ati nimubone iki number 1 number 2 abantu baryana, abantu bicana, inda, abasinza, abagome, umugore yica umugabo, umugabo yica umugore, umubyeyi yica abana be. Korona yaje, ubu korona iravuka buri munsi. Namwe ngo murayirwanya ngo muzamenye ko ndi bugufi ku rugi. Ariko Pastor, ibyo byahozeho Bibiliya ivuga ko nta kiri munsi y'ijuru gishya. Nta gishya kiri munsi y'ijuru niko Bibiliya. Yego nta gishya. None si byo byose ko byahoze. Ninde wabivuze se ngo nta gishya? Ni Imana. Aho twebwe nibishya. Nitumenye imvugo y'Imana muri Bibiliya n'imvugo yanjye. Ariko hari ikintu yadufashijeho gituma tutaba mu mwijima. Umugore wawe ubwirwa n'iki ko agiye kubyara? Nuko afite ibise. Kafite iki? Ibise. Inda. Iyo adafite ngo uravuga ngo azabyara. Iyo atasamye. Oya. Ariko yatweretse isi ko ifite inda. Isi irafite inda. Iratwite. Inda ni inkuru. Ibimenyetso yarabivuze. Nimubona ibirwara bidakira kandi ubundi abahanga bazikizaga, mukabona inzangano zidashobotse, mukabona ibirwara bitavurwa, mukabona urwangano ruriho. Umuntu arica umugore we, arica umugabo we, arica umwana we, arica uwamugabiye. Ati kuki ibyo mutabyibuka? Mukajya mu cyo mushaka kimwe mukagikaza, ntituzi umunsi cyangwa igihe. Turi mu gihe ariko ntituzi umunsi. Ariko ibigaragaza yaduhaye, ntiyaturekeye mu mwijima. Yaduhaye ibimenyetso ati nimubibona. Nk'uko imvura yapfa kugwa se hatabaye ibicu. Ntibishoboka. Inkono ntiyapfa gushya hatabanje kubira.
ngo amazi washyizemo ngo abire. Inzoga ntabwo wavuga ngo yahiye itabanje kuzana urufuro. Iyo utazanye urufuro hari ikibazo. Iyo uzanye urufuro uravuga uti karabaye. Ibyo ureba ntiyaturekeye mu mwijima, yaduhaye ibyo tureba. Ngaho ikibazo nimubaze. Ubu none abantu bakora iki ko ibimenyetso biri kuza bagasa n'ababyirengagiza? Aho nituza imeruka ntitubwo tutabimenye. Niza se ukabona uzavuga ngo iragutunguye. Kawo dukwiriye kwitegura. Kwitegura ni iki? Kudakora icyaha. Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Tibishoboka. Uzaze mpyisi mbikwereke. Nkwereke insinzi ubizinukwe. Icyo gihe nigishaga ngo vuga amashengesho ntabwo yagukiza. Ngo vuga amashengesho no? Kawo nimubaze. Ariko ibyaha biraryoha. Biraryoha nyine. Urabeshya sha. Birabiha. Hari ukora icyaha akagikora nezerewe. Nko gusambana se muntu ntasamba. Umutima ubudiha. Ndandura. Ntabwo bikuryohera. Ngira ngo ingaruka nizo zitera ko uhangayika. Wa mutima uhana wawuhawe nande? Ntabwo ari pasitoro. Ninde ukubwira ngo aha none umutindi y'abarwayi uraryoherwa se? Ntabwo kiraryoha ni koko, ariko imvange ivanze n'ibibazo. Agakobwa yeba wowe ndasama araryoherwa se? Iyo wiba igihe uri mwiba birakuryohera. Yeba bawe ukikanga ubusa. Imbeba yavugira hari ukiruka. Ugatunga ibintu wahura na polisi utubaza babimenye. Iraharya kugenza imodoka wibye bigashira. Pastor, none ni iki wifuza ko cyangwa ni iki ubona uzibukirwaho mu gihe uzaba utakiriho? Ibintu byamfashije ni kuko nkora ibyaha, kandi namenye yuko icyaha kitaryoha. Nta buryohe kuko ndagikora n'ubwoba. Ndagikora. Iyo ugambana uzica, ugambana wihishe. None babimenye ntaramwica akanyica. Iyo umudivaniti ukanywa inzoga, abadivaniti bukuri batanywa inzoga, utiye baba uti ugasoma ugakebuka. None hari wa wundi dusengana nabona atungutsa. Inzoga ntikuryohere. Ukagotomera vuba ngo ugende ukarushaho gusinda. N'abandi asoma gake akitonda afite amahoro. Ngibyo. Pastor, tugana ku musozo hari ikibazo yarakubajije ko urimo kugana mu zabukuru, ibyo ari byo byose hari icyo wifuza ko abantu bazakwibukiraho cyane. Ubundi handika igitabo, ubu nibyo nigisha n'ibyibi. Icyo bazanyigiraho nuko bakwitegura bakumva icyo Yesu yavuze, ko tugiye kujya mu isi nshya gakondo y'ukuri, ko iyi si igiye gushira, kandi Bibiliya bivuga ndarema ijuru rishya n'isi nshya. Iyi izashya n'abashya na Satani n'abe bashye bashire, n'ibi byatsi byose akazanywe n'icyaha ibi biduna uwo muri rugira ngo uzatinya convention. N'uwayubatse bazashyana, uzatinya Amerika, uzatsembaho. Imana ireme twebweho twaragiye mu ijuru, abandi bari mu gitaka bazuke batwikwe bashire babivu,
tumanuke muri Yerusalemu nshya duture mwese hamwe na Yesu. Pastor, nicyo nifuza ko abantu bageraho, kandi nicyo cyazanye Yesu nguwo umukiza wacu. none Pastor, bisaba iki umuntu kugira ngo aramba agira imyaka nk'iyo ugezeho? Ni ubuntu bw'Imana, ariko ubuntu bw'Imana ukagira ibyo ugomba kwirinda, kugira umutima watwawe no gusambana bishajisha umuntu, kuko nicyo uhozaho uba nk'imbwa. Imbwa zikuraho ikumva, ariko iyo igamije kujya gusenza wihagarira utya ikaza ikakwituraho, ubwenge bwagiye. niko no gukira irari ry'abagore bigutwara ubwenge. Kunywa inzoga n'itabi birashajisha, ntimurabibona se? Agahungu kagasore keza kagasa ukabona karashaje kubera inzoga pe. Ikirutaho urwangano, ibitekerezo bibi by'urwangano byo kwangana, kwicana, kugira nabi biragatsindwa, birashajisha imburagihe. Uhora utekereza intambara, kurwana, kugira nabi abo wagiriye nabi, ugahora n'ubwoba, nta mahoro ugira, kubura amahoro. Ikintu iyo ugira ukiryamira ukajya mu byo ukora warangiza ukiryamira, ni nko kurwana indwara. Ibi birwara bituma udasinzira, birashajisha. Kuva mu buto bwawe ikikubuze bitotse, ntago wigeze unywa umusemburo. Kuva mu buto bwawe kugeza ubu ntago wigeze unywa inzoga n'ibindi bintu biri mu musemburo? Narayinyoye igihe kiragera ndayireka, ziraguye ko navukiye iwacu. Bari bazi by'inzoga ko ari icyaha se, ariko icyo gihe sinari nzi ko inzoga ari icyaha, nayinywaga mfite amahoro ntikanga. Wayinyoye imyaka ingahe? Ni nkabo ntayinyoye kuko nayinyoye mu bwana, nkura nywa buke ndayireka, nk'imyaka nk'ine nk'itanu nshiye akenge ndayireka. Ese mze uba wumva umuntu yashaka nk'umugore afite imyaka ingahe? Yamaze kumenya icyo akora, urakimenya se uramuhindura, ariko nibura watekereza, nibura ntugihase 20 nirwo rugero rwiza. Nirwo rugero rwiza, uwabaciye akenge, wamaze kubona ibyiza n'ibibi, wamaze kumenya icyo umugore akenewe n'iki, si ukuryamana nawe gusa, nuko azaguha abana. Kandi igihe usambana uribuza kubyara cyangwa ukazabyara bafite indwara. Niwumva ukuntu ari amakuba. Iyo unyoye amayoga cyane cyane ubyara abantu bafite ibibazo by'isindwe, kandi bo batanyoye inzoga. Warwara sida ukabyara abana bafite ibibazo bya sida. Ikiza cy'icyaha wakibona he? Niba uri umujura wiba, uri rubeba abantu bakuzi, abana bawe b'abakobwa ntibazabahungu, ntibazabona abagore bati ntidushingira, ntiturongora uwo kwa kanaka. Urumva uhemukiye umuryango wawe. Pastor, reka tubashimire rero ku kiganiro mwaduhaye kuri Primo TV. None ubu rero ubu nicyo nshimira Imana ko ishajishije neza. Si inzu ndimo apana, si ukwambara imyambaro myiza, si ukugenda mu modoka, ni kuko nshaje mfite ibitekerezo bitaraga, bimenye Imana yanjye nkayiha, ibisigaye bikaba ibyayo. Wakoze cyane Pastor kubw'ikiganiro muhaye Primo TV. Ubu ndashima Imana kuko najyaga kujya muri leta, Rudahigwa ashatse kunjyana muri leta, Imana iramfasha ndamuhakanira. Simba nkiriho, simba nkiriho, yonjya muri leta, yonjya mu bucuruzi. Kandi nabyifuzaga birenze urugero, ababigiyemo bakampaka nkaba umutindi, none ubu ndabahatse. Kibyo nshimira Imana.
yuko ibyo nari ndimo bitampitanye nkagera igihe menya ko ari bibi nkagira ubusaza butaraga nabyo ibindi bisaza birapfuye ntacyo bizi katugane ku musozo ndabona ikirere cyahindutse umva rero ngibyo icyo nsaba Imana ni ukumpa uburyo nk'ubu bwa YouTube abantu bakanyumva ubu ndashaka uburyo nasaba niba bazankundira ndabishyira ku Mana ngahabwa nk'umwanya kuri radiyo y'u Rwanda ni ukuri ngakomeza ibingibi byanjye ariko nkagira akanya kuri radiyo y'u Rwanda kuko abantu bose baba bakureba bakumva neza radiyo y'igihugu uzi ibyo birirwamo bavuga babyina bazunguza amabuno bukira bavuga amakuru ukese ko ari ibyapfuye bavuga korona urayivuga se korona yumva bakirirwa muri ibyo ntibavuge insinzi y'icyaha kizana urupfu ntibamenye kwiha Imana zirikana kwiha Satani no kwiha Imana ni babiri iyo utihaye Imana wiha Satani bandikira neza turagushimye cyane bwaka kanya uduhaye ko kuvuga amateka y'iyi si n'uburyo twayabayemo n'uburyo wayadukuyemo Nyagasani tukageraho twiha Imana twabundi twari aba Satani tukanesha icyaha nta munyacyaha ugira amahoro iyo watsinze icyaha uraryama ugasinzira ariko ibirwara bikatubuza gusinzira icyaha nicyo ndwara mbi uduhe Nyagasani ngo dusobanukirwe na Bibiliya ikivuga tuyubahe twe kumenya amateka y'iyi si ngo tuyoberwa ya Yesu Kirisitu turagushimiye mu izina rya Yesu amen.